Turabashimiye kandi twongeye kubaha ikaze ku rubuga rwacu rwa Iyarure TV. Iyarure TV tubagezaho ibyiza byinshi, muri ibyo harimo kwita ku muryango, ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse no kwita ku buzima. Mwebwe rero mumaze kutugaragariza yuko mubana natwe umunsi ku munsi, muri abantu b'ingenzi. Twongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye gukora ku kiganiro cyo kwita ku muryango. Reka twubake umuryango mwiza utekanye kandi uzira amakemwa. Uyu munsi mu muryango rero turaza kuvuga iki? Umuryango turaza kuvuga ku bantu bafite ubumuga. Abantu bafite ubumuga bafashwe gute muri sosiyete tubamo, muri community bafashwe gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Umuryango abo bantu barimo ubafata gute? Ese bafashwe neza? Ese bitaweho? Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese umuryango ufashe gute abafite ubumuga? Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye kandi ikora ku mitima ya benshi. Ese abafite ubumuga bafashwe gute mu muryango? Mu bafite ubumuga hari abafite ubumuga bwo mu mutwe, hari abafite ubumuga bw'ingingo, hari abafite ubumuga bw'uruhu, hari abafite ubumuga bwo kutabona, hari abafite ubumuga bwo kutumva. Ubumuga bugiye butandukanye, harimo n'abafite ubumuga bw'imbere butagaragara. Aho ngaho hazamo n'uburemba. Hari abantu batazi neza ko uburemba nabwo burya ari ubumuga, gusa ntabwo abo bantu bajya bidekarara ngo bagaragaze wenda ikibazo baba bafite. Ntabwo bajya bagaragara, ariko icyo kibazo nacyo kirahari. Ni ikibazo rero gikomeye, aho usanga akenshi umuryango unena bene abo bantu, ugasanga bene abo bantu mu muryango ntabwo bahabwa agaciro. Niyo mpamvu twavuze tuti nk'abantu dushinzwe kuganiriza abantu ndetse kandi dufite abantu batwumva, kugira ngo tuganire kino kintu, tukicareho, tugisesengure, turebere hamwe ese ni iki cyakorwa kugira ngo abo bana bacu, abo bashiki bacu, barumuna bacu bahabwe agaciro. Reka nkwibutse yuko burya ushobora kugira gutya wari muzima ukagira ikibazo, ugahura n'ubumuga, wahura na accident ikagusigira ubumuga bugiye butandukanye, ndetse wahura n'uburwayi ugasanga bugusigiye ubumuga. Hari indwara zigeze zibaho kera zitwa za mugiga, aho wasangaga umuntu abikiragi akagira ubumuga bwo kutavuga, n'ubundi bumuga bugiye butandukanye. Urumva rero ko nudaha agaciro umuntu ufite ubumuga uyu munsi, nawe ejo nta bucya bucyana ayandi, inshuti yanjye, bucya bucyana ayandi. Ushobora kuzisanga nawe icyo wasekaga abandi, icyo waneguraga abandi, nawe ukisanga cyakugezeho. Ariko wenda kiramutse kibaye mu gihe utaniraga cyangwa utahaga akato abafite ubumuga, nawe wahabwa agaciro burya icyo umuntu areba nicyo asanga. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye ndi MC Theo kuri Iyarure TV. Akenshi usanga abantu bavuga ku bumuga bibanda ku mbogamizi umuntu ahura nazo, ariko bakibagirwa ko umuntu ufite ubumuga akeneye cyane urukundo
ubufasha n'amahirwe nk'abandi. Buriya umuntu ufite ubumuga akeneye urukundo, akeneye ubufasha nk'uko abandi bose babuhabwa. Hari n'abantu benshi bafite ubumuga bageze ku bikorwa bikomeye kubera ko bagize imiryango yababaye hafi ikabashyigikira. Aho twatanga nk'ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Muzi ahantu bita kwa Rasita hari i Kigali ku Kinamba, aho hari umurasita ufite ubumuga, yagenderaga ku mbago ariko yageze ku bintu bikomeye. Navuga nk'abahanzi ba Byumvuhore bageze ku bintu bikomeye, ariko bagiye babifashwamo n'abantu bari bafitiye urukundo abantu bafite ubumuga. Buriya ufite ubumuga iyo ahawe urukundo agahabwa amahirwe ahabwa abandi, uwo muntu ashobora guteza imbere umuryango, agateza imbere igihugu ndetse na sosiyete muri rusange. Reka rero turebere hamwe uburyo umuryango ushobora gufasha umuntu ufite ubumuga kubaho ubuzima bwiza kandi bufite intego. Ndagira ngo wigire hino rwose, turebere hamwe. Ushobora kuba waragize amahirwe make ukabyara uwo mwana ufite ubumuga, turebere hamwe uburyo twakwita ku mwana nawe akazabasha kubeshaho abe cyangwa se akagirira akamaro community. Ku ngingo ya mbere ni ukubaha urukundo no kwakira umuntu ufite ubumuga. Icya mbere tubakunde kandi tubakire. Hariho ababyeyi benshi usanga batakira abo bana. Ikintu cya mbere umuntu ufite ubumuga akeneye ni ukumva ko akundwa kandi yemerwa uko ari. Ikintu cya mbere umuntu ufite ubumuga ugomba kumukorera ni ukumwumvisha cyangwa se ukamukunda ku buryo nawe yiyumvamo ko agirirwa urukundo n'icyizere. Ibyo bimufasha kwiyakira uko ari. Rero birababaje kubona hari aho usanga umuntu ufite ubumuga afatwa nk'umutwaro cyangwa agahishwa kubera ipfunwe. Hari abantu baba bafite abana bameze batyo, ugasanga babahishiye mu bikari, ugasanga babahisha mu byumba niho baboreye. Ibyo bintu rwose tubyamagane cyane, kuko kuba warabyaye umwana akavuka afite ubumuga ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare, birashoboka cyane. Ikindi ariko iyo umuryango umwereka urukundo n'icyubahiro, bimwubakamo icyizere cyo guhangana n'ibibazo byo mu buzima. Iyo uwo nguwo ufite ubumuga afite umuryango, afite ababyeyi, abavandimwe bamufata nk'abandi, nawe bimwubakamo icyizere cyo guhangana n'ingaruka ubumuga bwamuteye. Ku ngingo ya kabiri turahasanga kumufasha kubona uburezi. Ufite ubumuga hari igihe aba afite ubumuga butamubuza kwiga, yumvikana butatuma atiga, ariko wenda akeneye uburyo bwo kugera ku ishuri. Wenda ni ukumusunika mu kagare, kumutwara mu kagare, wenda se ni ukumurandata ntabwo abona, wenda se ni ukumugurira udukoresho dutuma ashobora kuba yakumva neza apareza amatwi, wenda se mushakira wenda imbago, urugero. Urumva rero mu by'ukuri icya mbere ni ukubufasha kubona uburezi. Uburezi ni uburenganzira bwa buri mwana. Uburezi ni uburenganzira bwa buri mwana wese. Abana bafite ubumuga bagomba guhabwa amahirwe yo kwiga no gukurikira inzozi zabo. Abana bafite ubumuga bagomba guhabwa uburenganzira bwo kwiga no gukurikira inzozi zabo. Ababyeyi n'abagize umuryango bakwiye kubashishikariza kwiga no kubafasha gutsinda inzitizi bahura nazo. Buriya iyo umuryango uhaye abo bantu
motivasiyo, bagenda batsinda inzitizi bahura nazo kubera yuko baba badafite ingingo zuzuye, wenda baba badafite ubushobozi buhagije kubera ubumuga bafite. Ku ngingo ya gatatu, kumufasha kubona ubuvuzi n'ibikoresho akeneye. Aha ngaha twabivuze harimo imbago, harimo rinete, harimo udukoresho tubafasha kumva neza, amavuta ku bafite ubumuga bw'uruhu. Urumva yuko mu by'ukuri ku ngingo ya gatatu bagomba gufashwa. Buri wese agomba kugira uruhare mu muryango, ndetse na leta kenshi dushimira urwego rwa leta rwose, politiki ya leta yashyize imbere cyangwa se yafashije abantu bafite ubumuga kugera ku ntego zabo. Abantu bafite ubumuga bamwe bakeneye ubuvuzi bwihariye cyangwa ibikoresho bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Umuryango ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bikoresho biboneke kandi bikoreshwe neza. Umuryango nyarwanda rwose ugomba gushyiramo imbaraga, yaba umuryango bavukamo ndetse na leta bashyiramo imbaraga kugira ngo rwose ibyo bikoresho biboneke neza, kandi rwose tunashima ubuyobozi imbaraga bashyiramo. Ku ngingo ya kane, kumurinda ivangura n'ihohoterwa. Hari igihe usanga kenshi na kenshi abafite ubumuga bahohoterwa mu muryango, ugasanga barahabwa inkwenene, ugasanga barabita amazina atandukanye. Tubonereho no kwamagana aho usanga abantu babita ba gicumba. Ibyo ntabwo ari byo, abantu babita ba kajisho, ibyo turabyamaganye rwose. Ibyo ni ugupfobya ikiremwa muntu. Ugasanga umuntu mugufi baramwita gasongo, ibyo biba ari ugupfobya ikiremwa muntu, ntabwo bikwiye mu muryango wacu nyarwanda. Hari abantu rero bafite ubumuga bahura n'ivangura, gutotezwa cyangwa gusuzugurwa. Umuryango ugomba kuba urukuta rubarinda no kubigisha ko bafite agaciro nk'abandi bose. Abafite ubumuga tugomba kubaba hafi tukabigisha ko bafite agaciro nk'abandi bose. Nta muntu ukwiye guteshwa agaciro kubera ubumuga afite. Ntabwo aba yarabwite inshuti yanjye, nakubwiye yuko anytime nawe ushobora guhura n'ubumuga mu buryo butunguranye. Ku ngingo ya gatanu, ni ukumufasha kwigirira icyizere. Kumufasha kwigirira icyizere. Iyo umuntu ahora abwirwa ko adashoboye, ashobora kubyemera, ashobora kubyiyakiraho, akumva yuko nyine adashoboye. Ariko iyo umuryango umubwiye ko ashoboye kandi ukamushyigikira, atangira kubona ko nawe ashobora kugera ku nzozi ze. Yes, mushyiremo imbaraga, mutere imbaraga, mubwire amagambo meza, mubwire ko ashoboye. Uwo nguwo ufite ubumuga nawe azageraho agira icyizere. Tujya tubona abafite ubumuga bakora ibintu bitangaje cyane, aho umuntu aba adafite amaboko, ugasanga arateka, ugasanga aririsha, agafata amano ye akayafatisha ikiyiko akirisha, ugasanga arakora ibintu bitandukanye undi muntu ufite ingingo zose atashobora. Ugasanga umuntu aracuranga, ni umucuranzi. Urugero nka Mr. Niyo Bosco. Niyo Bosco ni umucuranzi, umuhanzi w'icyamamare kandi yavutse atabona, ariko yageze ku bintu n'abantu rwose bafite amaso batageraho. Abantu benshi bafite ubumuga bageze ku ntsinzi zikomeye kubera ko hari ababizeye. Reka tubizere abo bantu, reka tubizere, tubahe imbaraga, tubongeremo imbaraga kugira ngo bazagere ku ntsinzi zabo no ku nzozi zabo, kandi bazagera kure. Ku ngingo ya gatandatu, kumufasha kwiteza imbere. Kumufasha kwiteza imbere. Abafite ubumuga bafite impano, bafite ubushobozi n'ibitekerezo nk'abandi. Umuryango ugomba kubafasha kwiga imyuga, gukora ubucuruzi cyangwa kubona akazi kugira ngo babeho mu bwigenge. Ku ngingo ya karindwi, kubaha amahirwe yo kwifatanya n'abandi. Twe kubagira ibicibwa, twe kumva ko
turakomeza gushimira ubuyobozi buhariho na football y'abafite ubumuga, aho usanga yego baragendera hasi ariko bagakina nabo bahuje ubumuga, bagakina bakidagadura. Rero dukwiye kubaha amahirwe yo kwifatanya n'abandi bakibona muri community. Ntabwo umuntu ufite ubumuga akwiye guhora yitaruye abandi, akwiye kwitabira ibikorwa by'umuryango, gusabana n'abandi no kugira uruhare mu buzima bwa buri munsi. Ibi bituma yumva ko afite umwanya n'agaciro muri community cyangwa se muri sosiyete. Yes, twe kubaheza kuko ni abacu. Twatangiye tuvuga ngo bafashwe bate mu muryango. Mu muryango bafashwe bate? Aba bana baravuka ku babyeyi bakijijwe cyangwa badakijijwe, bari mu matora atandukanye. Dukwiye kugira ubumuntu. Rero ndibuka inkuru y'umugabo witwa Dawidi igihe yashakaga kugirira neza umuntu wo kwa Yonatani. Arabaririza ati, mbega haba hari uwarokotse wo mu nzu ya Yonatani ngo mugirire neza se yangiriye? Ise yari yaramugiriye neza ikomeye cyane. Ngo nuko hari umugabo witwa Siba wabaga aho ngaho ibwami, hanyuma aramubwira ati, yewe ati hasigaye harokotse akantu kamwe, ati kandi nako kamugaye amaguru. Agereka ati kandi nako kamugaye amaguru, ati ni ka Mefibosheti kari Lodebari iyo ngiyo. Ariko Dawidi ntabwo yamuneye, kandi yari umwami. Wese uri iki cyatuma unena umuntu ufite ubumuga? Wowe uri iki? Umwami yamutumyeho aramubwira ati, wa mwana we, kubera ineza so yangiriye uzajya wicarurire ku meza yanjye. Reka tubaha agaciro kuko nabo bafite agaciro n'abantu nk'abandi. Reka rero tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu, nkwibutsa gukanda subscribe utarayikanda, dore tubagezaho ibiganiro by'ubwenge bifite intego zigiye zikomeye cyane bibunga ubwenge. Kanda subscribe rero wicikanwa n'aya mahirwe yo kwiyunga natwe, kandi wibuke gukanda like, usangize abandi ibiganiro byacu bigere kure. Ndi MC Theo. Bakunzi bacu, tugana ku musozo, ubumuga si ubushobozi buke. Ikibuza umuntu kugera kure akenshi si ubumuga afite, ahubwo ni uburyo afatwa n'abamukikije. Iyo umuryango utanze urukundo, inkunga n'amahirwe, umuntu ufite ubumuga ashobora gukora ibintu bitangaje kandi bikagirira akamaro igihugu n'isi yose muri rusange. Reka twubake imiryango yakira, yubaha kandi ishyigikira abafite ubumuga. Niba iki kiganiro kigufashije, kanda like, subscribe, uduhe na comment aho ngaho hasi, maze ugisangize n'abandi kigere kure. Nshuti bavandimwe, mwari mudukurikiye, Imana ibaha umugisha n'amahirwe, mugire impagarike n'ubugingo. Turabakunda cyane. Ndi MC Theo.